bakunzi ba Izabihindura TV show, tubanje kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amahoro y'Imana abane namwe nkuko bisanzwe umunsi ku munsi. Twabasezeranyije ko tuzaza kubagezaho ijambo ry'Imana, abakozi b'Imana batandukanye. Murabibona kuri kamera zacu ko hariho umwana w'umuhungu w'umusore ukiri mutoya, ariko murabona ko agifite amaraso ya Yesu. Mbere na mbere turagushuhuje. Turashuje mu izina rya Yesu. Ndabona wambaye neza. Yesu. Arabona amavuta y'Imana akuriho. Hanyuma turabanza utubwira amazina, ubundi dukurikizeho ijambo ry'Imana. Murakoze, amazina yanjye yitwa Shema Fabrice. Shema Fabrice. Shema Fabrice, wakijijwe ryari? Urebye hashize nk'imyaka myinshi. Urebye hashize nk'imyaka nk'ibiri nyijijwe. Imyaka 2 ukijijwe. Ni iki cyakugoye ukimara gukizwa? Mu bintu byakugoye ukimara gukizwa, ni iki cyakugoye? Ikintu cyangoye nkimara gukizwa ni ukubasha kwihanganira, ni ukureka inshuti nari mfite bitewe n'uwantu twari dufitanye, ariko mbasha guhabwa imbaraga zo kuzeka. Ibyo ndizera ko aribyo byabanje kungora, kuba natandukana n'izo nshuti nari mfite mbere ntarakizwa. Ibyo bintu byakugoye. Noneho ikintu cyagushimishije ukimara gukizwa ni iki? Ikintu cyashimishije bwa mbere nkimara gukizwa ni uko nabatijwe mu mazi menshi, noneho mbatizwa mu mazi, noneho mbatizwa no mu mwuka wera, mbasha guhabwa impano. Ikintu nicyo cyabashije. Bishatse kuvuga ko uri umuhanuzi. Ubwo twizeye ko utari bugenda udahanuriye abantu badukurikirana umunsi ku munsi. Yesu ko ari buze kuza kubishaka, kuko tuyoborwa n'umwuka wera w'Imana, kuko Kristo ari buze kuza kubishaka. Biragoye kandi birakomeye muri no minsi kwemera ko Imana ikorana nawe. Ibyo bintu wowe ujya ubibona gute? Hari igihe uhanura cyangwa ukabwiriza abantu ntibakwemere, wowe ibyo bintu ntabwo, iyo mbogamizi ntabwo ujya uhura nayo? Iyo mbogamizi mu buzima bwacu bwa buri munsi duhura nayo, mu kubwiriza, mu guhanura. Ugasanga abantu benshi ntibabasha kubyemera, n'ababyemeye bakabyemera bishidikanyaho. Ariko akenshi na kenshi babyemera neza uko ibyo bamaze kubabwira byasohoye. Hanyuma iyo urebye abantu bakizwa cyangwa se abakijijwe muri no minsi, ubona uko bakagombye kuba bari, ariko bari abantu bakijijwe muri no minsi, cyangwa se abarokore barimo bakizwa muri no minsi, n'abambere yabo basigaye bafite imyitwarire itandukanye nuko nababonaga mbere, bitewe n'uburyo ki wenda isi irimo iragenda ibaganisha. Imyitwarire yabo nkabona itari myiza, ugasanga wenda nk'umuhanuzi runaka uko yari ameze mbere, cyangwa se uko yitwaraga mbere, ntabwo ariko bikimeze. Bitewe n'ibyo yagiye ahura nabyo mu isi, abantu yagiye agendana nabo, abo yagiye ahura nabo, ugasanga bagiye bamuhindura. Noneho abo bantu bababwira iki, cyangwa se ni iyihe nama wabagira uyobowe n'umwuka w'Imana? Bene abo bantu inama nabagira ni uko bava mu byo barimo, ahubwo bagakurikira inzira y'agakiza, bakagira kwera imbuto zikwiriye abihanye, kuko by'ukuri bakagaragara nk'abakijijwe. Ese hari abantu hari ikibazo nkunda kubaza abantu, ubu nta bantu ujya uhura nabo ku buryo bakugusha cyangwa bagukura mu buntu bw'Imana, cyangwa bakakubuza gusenga Imana wizeye? Iyo mbogamizi wowe ntabwo ujya uhura nayo? Iyo mbogamizi duhura nayo mu buzima bwacu bwose bwa buri munsi, uburyo bwo gusenga abantu ntabwo bajya babura. Rero reka tangira udusengera kugira ngo twumve icyo umwuka yashyize mu mutima wawe. Imana iguhe umugisha. Dutangire dusengana Imana, n'abantu badukurikiranye tugiye gufatanya gusenga kugira ngo bagezeho icyo umwuka yabateguriye muri uyu mwanya. Imana nziza, Imana ikomeye, Imana ihambaye, Imana ifite imbaraga n'ubutware, uri Data wa twese mwiza, uri umukozi w'umuhanga. Mu izina rya Yesu Kristo, Mana turi imbere yawe, turi imbere y'ubwiza bwawe, turi imbere y'amaso yawe, mu izina rya Yesu.
Mana nyemera amasaha ngaya tubanje kurarika muri uyu mwanya mwiza nuzubane natwe mu izina rya Yesu. Imbaraga z'Imana, imbaraga za Mwuka Wera zuruki hagati muri twebwe gukora iby'imbaraga mu izina rya Yesu Kristo. Data wa twese Imana ndakwinginze kugira ngo ababene data nyiringabo Imana bagiye kumva ijambo ryawe. Nyemerera Uwiteka Data wa twese Imana nugenda ubasange ugira ikintu ukora mu izina rya Yesu Kristo. Nyemerera Uwiteka Data wa twese Imana ribubake mu izina rya Yesu. Ibyasa naho byari bimaze gusenyuka mu mitima yabo, ijambo rya rigende risanasane mu izina rya Yesu Kristo. None Uwiteka Data wa twese Imana uhereye none ahangaha kugeza igihe turi busoreze iki kiganiro, Data wa twese Imana uze kuza kubana natwe. Urakoze Uwiteka, tujye twize izina rya Kristo Yesu. Amen. Karibu tugezeho icyo Umwuka ashyize ku mutima wawe. Haleluya. Amen. Murakoze, tugiye gusomana ijambo ry'Imana dusanga mu byahishuwe ibice 22 ahera ku murongo wa 12. Ni ijambo twumvishe, ni ijambo twagiye tubwirwa hirya no hino, ni ijambo abahanuzi, abavugabutumwa, abaririmbyi bagiye bakoresha. Ariko ndagira muri uyu mwanya twongere twumve icyo ijambo ry'Imana ritubwira. Haravuga ngo ku gice cya 12, dore ndaza vuba nzanye ingororano kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. 13 turavuze ngo ndarufa na omega, uwa mbere n'uwa nyuma, itangiriro n'iherezo. 14 haravuze ngo hahirwa abamesera ibishura byabo kugira ngo bemererwe kwegera cya giti cy'ubugingo. Haleluya. Hanyuma 15 haravuze ngo hanze hazaba imbwa n'abarozi n'abasambanyi n'abicanyi n'abasenga ibishushanyo n'umuntu wese ukunda kubeshya akabikora. 16 haravuze ngo njyewe Yesu ntumye marayika wanjye guhamiriza mwebwe ibyo kubw'amatorero, ni gishyitsi cya Dawidi n'umwuzukuruza we, kandi ni nyenyeri yaka yo mu ruturuturu. 17 baravuze ngo umwuka n'umugeni barahamagara bati ngwino, kandi uwumva nahamagara bati ngwino, kandi ufite inyota naze, ushaka ajyana amazi y'ubugingo ku buntu. 18 haravuze ngo uwumva wese amagambo y'ubuhanuzi bw'iki gitabo ndamuhamiriza nti nihagira umuntu uzongera kuri yo, Imana izamwongeraho ibyago byanditse muri iki gitabo. 19 haravuze ngo kandi nihagira umuntu ukura ku magambo y'iki gitabo cy'ubuhanuzi, Imana izamukura ku mugabane wa cya giti cy'ubugingo. Amen. No kuwa rwa rurembo rwera, no kuwa rwa rurembo rwera byanditswe muri iki gitabo. 20 baravuze ngo uhamya ibyo aravuga ati ye ndaza vuba. Haleluya. Amen. Ngwino Mwami Yesu. 21 baravuze ngo ubuntu bw'Umwami Yesu bubane namwe mwese. Amen. Haleluya. Amen. Ndabashimiye mwese muteze amatwi icyo Umwuka arimo avugana namwe. Ijambo ry'Imana riratubwiye mu byahishuwe ibice 22 umurongo wa 12 havuze ngo ndaza vuba, ngo nzanye ingororano, ngo kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Amen. Amen. Muri kino gihe abarokore cyangwa se abakristo w'ino minsi dukwiye kugendera mu kwino mu mwuka, cyangwa se tukayoborwa n'Umwuka Wera w'Imana. Kuko abantu benshi cyane muri kino gihe barimo bitwara uko bashaka, bagakizwa uko bashaka. Ugasanga umurokore arimo arakizwa hanze cyangwa se mu rusengero, ariko mu bigaragara by'ukuri mu mutima we ariko ari nta gakiza. Hari ijambo abantu benshi barimo bakoresha ngo gagakiza ngo kaba mu mutima, ngo kabamwe imbere, ariko ntibazi neza yuko ikintu cyose kirimo imbere kijya kigaragara hehe, kigaragara n'inyuma. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo Yesu aje vuba, aje guhemba no guhana, kandi ngo ingororano ngo zije ngo ni kuri buri muntu wese, ngo umuntu wese ngo azagorirwa ngo ibikwiriye iki ibyo yakoze. Hanyuma dukwiye kwibaza iki kibazo kivuga ati niba Kristo aje guhemba no guhana, akabazanye ingororano ku muntu wese, buri muntu wese akabazi neza ko azahabwa iki ingororano. Dukwiye kwibaza ikibazo kivuga ngo ese ko Yesu aje vuba, aje gutanga ingororano ku muntu wese bikwiriye iki ibyo yakoze, ni izihe ngororano tugiye guhabwa? We mukobwa, weho musore, weho mubyeyi, we mu papa,
amen. Ese wakwibaza ngo ni izihe ngano Yesu agize ute azanye? Haleluya. Tuzi neza yuko ntabwo tuzi umunsi n'igihe, nta nubwo tuzi n'isaha, ntabwo tuzi, haleluya, tuzi itariki Data wa twese azaziraho, ariko icyo tuzi neza ni uko Yesu azagira ute azaza vuba, aje guhemba no guhana ku muntu wese. Ndagira ngo ngo uteze amatwi iri jambo ry'Imana, ndagira ngo ngo Yesu aje ku buzima bwawe nk'uko Yesu nanjye yagize ute, nanjye Yesu yanzaho. Dukwiye gusengera Data mu kwino mwuka, tukagira kuyoborwa n'itegeko ry'Imana, tukagendera mu mategeko Imana igira ute idutegeka, tugakurikiza ijambo ry'Imana igira ute ritubwira. Amen, haleluya. Umuntu wese wiringiye Imana, umuntu wese usengera Data mu kwino mwuka, umuntu wemeye gukizwa neza, umuntu wemeye gusengera Imana, haleluya, akayisengera mu kwino mwuka uko Data wa twese agize abishaka. Amen. Uyu ngo ni uzahabwa iki ingorano nziza. Haleluya. Ndagira nkubwire ngo umuntu wese uko ari uko ameze, waba umukobwa w'umusore, aba umubyeyi, haleluya, aba umuhanuzi, aba umuririmbyi, afite ingorano agize ute yagenewe. Amen, haleluya. Uko ameze kose hari ingorano Data yaguteguriye, hari ingorano uteganyijwe kugira ngo uzahabwe kuri wa munsi. Njya nkunda kubwira abarokore bo muri kino gihe ngo buri muntu wese, haleluya, aracyafite amahirwe yo kuba yaza imbere y'Imana, haleluya, akaba yabwira Kristo ngo umbabarire unyeze untungane, kuko amahirwe dufite dukwiye kuyakoresha hakiri ku manywa. Haleluya. Hari igihe kizaza ubwo Yesu azaba agarutse, amahirwe dufite ubu ngubu ntitwe tukiyafite, kuko ijambo ry'Imana yavuze ngo dusenge Data mu kwino mu mwuka. Haleluya, haleluya. Muririmbyi ari imbere avuga ngo Muririmbyi 388 ari imbere avuga igitero cya nyuma ngo haleluya, ngo bazatinya guhinguka he imbere yiwe. Amen. Hanyuma dukwiye gusenya Data mu kwino mu mwuka kugira kuri wa munsi ubwo Yesu azaba agize ute, ubwo azabaje vuba. Amen. Ntituzatinye guhinguka imbere ye. Haleluya. Impamvu aba bantu bazatinya guhinguka imbere ye nuko bazaba baranze kumva ijwi ry'Imana, nuko bazaba baranze gukurikira ico, haleluya, inzira y'agakiza, nuko bazaba baranze kumva ijwi ry'Imana, nuko bazaba baranze, haleluya, haleluya, bazaba baranze gukizwa. Ariko uyu mwanya wowe uri aha ngaha, wowe tufatanyije uyu mwanya wo kumva ijambo ry'Imana, ndagira mubwire ngo Data wa twese agize ute araje, aje guhemba no guhana. Dore Yesu aje vuba, aje ku bahanuzi, aje ku babyeyi, aje ku bakobwa, aje ku baririmbyi, haleluya. Buri muntu wese uko ari icyiciro arimo, Data agize ute aje vuba, aje guhemba no guhana. Ndagira ngo rero mureke tugire gukizwa hakiri ku manywa utari bwije, kuko Data wa twese ubwaje aje guhemba no guhana ku muntu wese bikwiriye iki ibyo yakoze. Ijambo ry'Imana riri muri Zaburi igice cyaho cya mbere, ni ijambo tuzi twese, ariko ndagira ngo turisome naryo tuvuge gatoya. Icyo dukeneye muri ino minsi ni iki? Ni ijambo. Haravuze ngo ku gice cyaho cya mbere, hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi. Haleluya. Ijambo ry'Imana yavuze ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi. Haleluya. Umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, uyu muntu niwe ugize ute, niwe uhiriwe imbere y'Imana. Amen. Kandi ijambo ry'Imana rirongera ritubwira ngo ntagare mu nzira y'abanyabyaha. Haleluya. Ntituhagare mu nzira z'abanyabyaha, ntitugendane n'abatarakebwe. Haleluya. Bene uno muntu niwe ugize ute, niwe uhiriwe imbere y'Imana. Ngo kandi ngo ntiyicarane n'abakobanyi. Haleluya. Ntugere mu nteko y'aho barimo baranegurana, ntugere aho barimo baravugira runaka mugenzi wawe. Amen. Umaze nawe ugira ute wivange nabo. Ijambo ry'Imana yavuze ngo amen, ngo nitwicarane n'iki, ngo n'abakobanyi. Kabiri haravuze ngo ahubwo ngo amategeko y'Uwiteka ngo niyo yishimira. Haleluya. Haleluya. Umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, umuntu utagendera mu nzira z'ababi, haleluya, umuntu ugenda mu nzira Imana imushakamo, haleluya, ngo bene uwo nguwo amategeko y'Uwiteka ngo niyo agize ute, niyo yishimira. Haleluya. Imana ishimwe. Reka dukomeze. Haravuze ngo kandi ngo amategeko ye ngo niyo yibwira ku manywa ngo na nijoro. Haleluya. 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 Umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, umuntu ugendera mu nzira Imana imushakamo, umuntu ukora ibyo gukiranuka, uwo nguwo amategeko y'Uwiteka ngo niyo yibwira ngo ku manywa na ryari, ngo ku manywa na nijoro. Amen. Gatatu ravuze ngo uwo nguwo azahwana ngo n'igiti cyatewe ngo hafi y'umugezi. Haleluya. Ugenda mu nzira zo gukiranuka, ukora iby'Imana ishaka, ugira gukiranuka gato n'ukanini, ugira gukizwa neza,
haleluya. Uwo nguwo ugira kubaha abamuruta n'abaruta, uwo nguwo ugira kugendera haleluya mu nzira z'agakiza, ugira amen do pesti fadobe hela winesti kakadobe, bene uwo nguwo ukora ibyo umwuka wera w'Imana ngamutegeka haleluya, ngo azahwana ngo n'ikindi cyatuye iki hafi y'umugezi, ngo cyera imbuto zacyo igihe cyacyo haleluya, niba ibyacu ngo ntibyuma haleluya, icyazakura cyose ngo kizamubera cyiza haleluya. Umva umuntu wubashe Uwiteka, umuntu wagendeye mu nzira Imana imushakamo, umuntu wemeye gukizwa neza, umuntu wemeye gukiranuka haleluya, umuntu wemeye guhugurwa ngo icyazakura cyose ngo kizamubera iki, kizamubera cyiza haleluya, haleluya, haleluya. Ariko uko yaravuze ngo ababi ngo ntibamera batyo, ahubwo wahwana n'umurama utumurwa n'iki, n'umuyaga haleluya. Ababi ngo wahwana n'umurama ngo utumurwa n'iki, ngo n'umuyaga haleluya, haleluya. Gatanu aravuze ngo nicyo gituma ngo abayi bazatsindwa ku munsi w'amateka, ngo n'abanyabyango bazatsindirwa mu iteraniro ry'iki, ry'abakiranutsi haleluya, haleluya. Dukwiye kwitwara neza uko umwuka wera w'Imana agize ute abishaka, kugira ngo natwe kuri wa munsi ntituzatsindwe mu ki, mu iteraniro ry'abakiranutsi amen. Murakoze. Nje warura ahangaha narimo twatimo tuganira ku ijambo ry'Imana. Amazina banyita Shima Fabrice. Ego Fabrice karame, Imana iguhumugisha. ndabaciye mu izina rya Yesu. Ndumva amavuta y'Imana akuriho. Amen. Hari ikibazo nkunda kubaza abantu. Ego amen. Hanyuma mbere yuko nyikubaza, ariko ndagira ngo ushimire utubwirije ijambo ryiza. Abantu benshi muri no minsi bari kubwiriza, bakabwiriza ibigendanye n'ibitangaza, ariko wowe ijambo ubwirije ni ijambo rigendanye no kurokora ubugingo, no kwihana, no guca bugufi imbere y'Imana, no mbese Imana yo mu ijuru iguha umugisha, kandi Imana ikugwiriza imbaraga, Imana ikwagurire imbago. Hanyuma ko nyambona abantu muri no minsi, abakozi b'Imana, abantu basenga, aribo bafite icyasha hanze, aribo bafite icyasha. Abo bafite icyasha usanga aribo bari kuvugwa, bari kuvugizwa induru. Icyo kintu wakivugaho iki kugira ngo abantu b'Imana bakurushaho gusobanukirwa? Ego murakoze. Nibyo kuko abakozi b'Imana, abavuga butumwa, abahanuzi kenshi na kenshi usanga aribo bavugwa hanze, ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo hahirwa ibyo Uwiteka bitazagira ute, bitazagusha. Ibyo byose tugomba kwicamo tukabyihanganira, kuko buriya iyo umuntu arimo arakuvuga cyangwa se agenda kuvuga nabi hanze, amen, icyo dusabwa cyangwa se icyo dutegetswe nk'umuntu wamenye Imana, nk'umuntu wakijijwe, akwiye kwihanganira iki, ibyo byose. Ego Imana mu ijuru iguha umugisha. Ego ndayikira. Hanyuma hari nk'abantu bagushaka ko musengana, bashaka ubujyanama, bashaka kubaganiza ku ijambo ry'Imana, ntacyo wavuga nimero yawe, ndizera nshidikanya ko umuntu igihe icyo ari cyo cyose yagushakira yakubona. Karibu rero izo nimero zitanu. Nimero zanjye za MTN 079 623 629 yego 079 623 629 yego 0. Tigo ni 0723 22 655 655 0723 22 655 655. Imbo hari umuntu wanyongoreye akana arambwira ngo ariko ngugira groupe uyoboye. Iyo groupe isenga kuba kangaye kugira ngo urarika abantu baje baza bumva ijambo ry'Imana, ko ndumva ufite ijambo ry'Imana kandi ry'umwimerere. Iyo groupe yitwa gute, isengera he? Afite groupe nyoboye, nibyo koko uwo muntu ntabwo yakubeshye. Groupe nyoboye ni groupe yitwa Ijwi ry'Impanda, ni Kidendezi Beteseda. Noneho iyo groupe dusenga kwa gatanu n'ijoro, amasengesho kuraramo kugera saa 3 kugeza bitewe n'uburyo umwuka yoboye, dushobora gukesha cyangwa tugeza saa 9. Noneho tukongera gusenga kwa gatandatu, dusengera ibyifuzo guhera saa 7 kugeza saa 11. Gucumwe n'amateraniro asanzwe atangira saa 7 kugeza saa 11, no kwa gatatu dusengera ibyifuzo saa 7 kugeza saa 11. Murakoze. Imana iguha umugisha. Abakunzi ba Izabinda TV show,
abantu mutari mwakanda subscribe ndabibutsa kuyikanda kugira ngo ubwami bw'Imana bukomeze kwaguka. Imana ibahe umugisha. Ciao ciao.